Yes, bakunzi ba Muramedia TV nimwe cyangwa se mwaramutse bitewe naho muherereye mu nce no mu ntara zigiye zitandukanye nkuko musanzwe mubizi rero ni wa muhungu Joseph n'umugezaho ibintu byiza cyane kandi biryoshye cyane hano turi ni ahantu heza cyane ushobora kuba waza na ukaba watembera ukaba wahafata agacupa ukabafata ikintu cyiza cyane kiryoshye cyane rero hano ndi kumwe n'umuhungu witwa Ghost mwagiye mumenyekanisha cyane ni producer yagiye akora imizigo myinshi cyane myiza hari ya Jax n'undi muntu ugiye utandukanye rero hano rero turi kumwe nawe ngo tujye tuganira rwose turakwakiriye cheers murakoze kunyakira mu kiganiro cyanyu Muramedia Muramedia TV rero turashaka kuganira ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye turashaka kuganira mbundi bese muri make bundi abanyarwanda badukurikiye ese twababwira ngo ninde turi kumwe nona akanya ukivuga gutyo ngira ngo wabanje no gukora ukiri muri intro wanje kubabwira babwiye ko kumwe n'umuntu bita Ghost ni producer nkora music ndi mu producer nyarwanda producer nyarwanda akenshi dukunda kumva abantu baba producer akenshi ntabwo bakunda kumenyekana cyane ese hari imizigo myinshi cyane wagiye ukora imizigo narayikoze myinshi cyane okay bitewe n'uburyo wowe warayikozemo ngiye biba ari ngombwa kuyivuga cyangwa bitari ngombwa kuyivuga ko hari igihe umuzigo ukora bakabishyura bikagenda gute credits zibizabo none aha rero reka tuganire hari track ubundi urabizi ko hari track mwagiye mwakoze iri kuri channel yanyu nshyashya kabisa nabonye ari injyana nshyashya cyane kabisa nshyashya itanamenyekana cyane ese iyo njyana wayivugaho iki iyo njyana ikintu nayivugaho mbere na mbere ikintu nayivugaho bayita iryo zina ryayo bayita Jazzy Drill ariko ya Jazzy Club nyine yo kubyina mu maclub babyina ariko iri mu bwoko bwa drill iyo njyana bayita Jazzy Drill sinzi niba hari abandi bayikoze ariko ni bitewe n'ukuntu niwe wayibonyeho bwa mbere ariko iyo njyana sije ko cyane so nukuvuga ngo iyo njyana twagiye tuyimva ahantu henshi hatandukanye hari abantu bo muri Amerika batangiye kuyivibinga ese ibyo bintu weho iyo wumvise abantu bari ku vibing injyana yawe nshyashya wazanye idasanzwe urumva twagiye twumva Kenya Trap twagiye twumva R&B tugenda twumva hip hop tugenda twumva n'izindi njyana nyinshi cyane zigiye zitandukanye ese weho iyo njyana wayikuye he igitekerezo wagikuye he ase ibyo bintu wabivanye he kugira ngo utekereze kuzana iyo njyana nshyashya idasanzwe iri muri industry nyarwanda first of all ikintu navuga njyana ntago ari njye uyizanye ntiwibagirwe n'abahungu turi kumwe bo muri Tarix Records ukumva abahungu bose shout out to them Linux Honor Forex Taisam Likazi n'abandi bose they know them barabizi n'abaniga bose turi gufatanya kugira uburyo twazamura umuziki nyarwanda abaniga bikumva so nukuvuga ngo iki gitekerezo cyaje gute kugira ngo ukore iyo njyana hajya bundi bayita ngo iki ni yihe njyana ese wabitekereje gute icyo gitekerezo cyavuye hehe ese abo bantu muri guteganya kuzakomezanya gukomeza gukora iyo njyana iyo njyana mbere na mbere najya mu kusoreho gato iyo njyana ni njye wayizanye mu Rwanda iyo njyana yitwa ngo iki iyo njyana bayita Jazzy Drill niyo numvisha abantu yabakomye ariko hari n'izindi ifite hari n'izindi niyo ni gutekerezaho bya danje ariko ntago ari njye wayizanye mu Rwanda hari n'abandi bayikoze banze ariko
birashoboka ko ari njyewe na Talex Records bayimenyeho. uri kumva so no nkurikije ikintu cya mbere nakubwira, ntabwo iyo njyana nuko ari njyewe wa mbere wari uyumvisheho, kubera ko nanjye wayikumvishije. ino njyana ntabwo ari njyewe wa mbere uyizanye mu Rwanda. hari abantu benshi bayikoze, hari banze The Great, hari n'abandi benshi cyane, bari bandi baranatse bose ahubwo nuko ari njyewe wa mbere wayumvishijeho. ikindi kandi ino njyana bayita Jazzy Drill, injyana iri mu buryo bwa club ariko ivanze na drill, ishobora kubyinwa ariko ivanze na drill mukunda. iyo njyana ntabwo izwi mu Rwanda, turashaka uburyo twayipromotinga ese ubundi iyo njyana, izo ndirimbo zanyu nshyashya murimo murakora, twabonye abantu bo hanze, abo mu Rwanda bagiye batandukanye, abo muri Amerika, abo muri USA batangiye ku vibing indirimbo yawe. ese iyo ndirimbo kugira ngo n'abanyarwanda batangire bayimenye, iyo ndirimbo yitwa ngo iki? ese yaboneka hagana he? platforms. indirimbo zirahari kuri platform yitwa Talex 30X mu kinyarwanda. ubwo ngubwo indirimbo zirahari, bayita Style ya Kaya, ariko ni album. ni indirimbo 12 wajyaho ukareba, harimo video, harimo na audio, wajyaho ukareba. ese mwaba muzi gukora indirimbo zingahe zijyanye n'iyo Style ya Kaya? Style ya Kaya izo ndirimbo nyine ni album yitwa Style ya Kaya, iri indirimbo 12 kabisa. izo ndirimbo zimaze gusohoka. ese iyo album yanyu abanyarwanda bashobora kuba bajyaho bakaba babasha kuba bareba izo ndirimbo, cyangwa hari zitari zakorwa? ese na kahe kantu gashyashya cyane kadasanzwe mushobora kuba mugiye kongera muri iyo njyana yanyu kadasanzwe, cyangwa se abandi bantu bagiye bakora? ese weho ni ikihe kintu kindi kidasanzwe ugiye kongera muri iyi njyana yanyu murimo muragenda mukora, iri kugenda imenyekana cyane ya Style ya Kaya? First of all, cya mbere ni Jazzy Drill ariko y'ikinyarwanda. mbere na mbere lyrics za kinyarwanda, kandi lyrics apana za zindi z'ibipapirano. they know that, barabizi lyrics ntabwo abahungu bacu batubeshya. lyrics barazizi, nabo bazagenda bumva bazumva lyrics za danje. icyo nicyo cya mbere tuzongeramo, nyine tuzongeramo n'akantu k'umuco wa kinyarwanda izo njyana turi gukora. birumvikana uburyo bigiye gufasha abanyarwanda, n'uburyo abanyarwanda bagomba kujya babyekera. ese ubundi tugiye twumva ko injyana akenshi n'izo ngizo ubundi abanyarwanda bagiye bamenyereye ku njyana za R&B zigiye zitandukanye. ese mwebwe iyi njyana yanyu ni iki abandi bantu bagiye bayivugaho, ama feedback mugenda mubona agenda agenda amwege muyakira gute? ese ntabwo ari nka za njyana z'ibirara abantu bandi bantu nkuko tugenda tubyumva, nkuko tugenda tubibona? akenshi ukunda kumva ngo wenda nk'urugero kumva nk'umunyarwanda aravuze, cyangwa se undi muntu wese akumva aravuze ngo injyana ya hip hop ngo ni injyana ngo y'ibirara, ngo ni injyana ngo itari nziza. ese mwebwe iyo njyana yanyu nshyashya igiye kuza, ese abantu bari kuyakira gute? uko abantu bari kugenda bayibona, ese ni igiki wagenda ubisobanuraho ku ibyo bintu? ikintu nasobanuraho iyo njyana ni ya buri umwe wese. first of all, iyo njyana ya mbere yumvwa n'umuryango, bakayumva bakayikunda. abashaka kuryama bakaryama, abashaka kusinda